Ndagusuje cyane wizeye Imana Mariko uzwi nka Roke Kimomo ubu ngo yamaje kwinjira muri Ereminati nkuko benshi barimo kubivuga dore ngayo n'amafoto birimo kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Hari abantu bavuze yuko Roke Kimomo yagiye muri Amerika gura n'umwe mu bagiye muri Ereminati ngamwinjiza muri ibyo bikorwa by'ibanga. Bamwe bavuga yuko ibyo bishobora kuba bishingiye ku mpamvu za Roke ubwe kubera ko ngo guhera kera yifuzaga ubuzima bwihariye kuba hadapfa n'ubundi buryo bwo gutera imbere biturutse ku buzima bwe bwite. Byakomeje kuvugwa ko buryo ejo bundi yajya muri Amerika burya ngo yarajya gukoresha ikarita imwinjiza muri Ereminati ubu rero akaba yamaje kuyibona kandi kuko ejo bundi yari yagiyeyo. Kuki Roke yagiye gukorana n'amashitani yabitewe n'iki? Ese uwo bagiye guhura we ni muntu ki? Uwo bagiye guhura ngamwinjiza muri Ereminati ni witwa Rami, umukecuru uteye ubwoba iyo muhuye nk'uko bibona ku mafoto dore nguyu rwose. Rami ni umunyabugeni ndetse n'umunyamideli ukomoka mu Bufaransa uzwi cyane mu isi ya fashion ndetse n'ubugeni kubera style idasanzwe yihariye akoresha. Yamenyekanye cyane kubera gukorana cyane n'umugabo witwa Rick Owens mu mishinga ihuza imyambaro, ubuhanzi ndetse n'imico ya avant-garde. Mu buzima bwe yakoze imirimo myinshi itandukanye bituma agira uburyo bwo guhanga budasa n'ubw'abandi. Kubera rero iyi style idasanzwe ku mbuga nkoranyambaga hakunze kugaragara amakuru avuga yuko Rami akorana na Ereminati cyangwa se imbaraga z'umwijima. Ibyo bivugwa ahanini bishingiye ku isura ye, ku myambarire ye nuko akunda gukoresha ibimenyetso by'ubugeni bitamenyerewe cyane. Mu by'ukuri rero Rami azwi nk'umunyabugeni ufite imitekerereze yihariye wifashisha fashion n'ubugeni mu kugaragaza ibitekerezo bye bwite. Mu gihe rero Roke Kimomo ari we muntu wubatse izina cyane mu Rwanda mu myidagaduro, mu gusobanura filime no guteza imbere ubuhanzi bw'urubyiruko. Ni umuntu uzwi ku mbuga nkoranyambaga kubera ibyo akora. Aya makuru rero kubera ko yagiye muri Ereminati ajyanywe n'uyu mudamu yaba yaturutse hehe? Mbere na mbere ngo buriya ngo Roke ni umusitari wa mbere mu Rwanda uheza abantu mu gihirahiro ku buryo abantu batajya bamenya ibye cyangwa se uruhande rwose abogamiyemo. Ibi nanone bituma abantu bamushidikanyaho cyane kuko ngo ntacyo baba bamuziho pe. Ayo makuru mwumvise yaturutse ku mafoto ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uyu Roke Kimomo ari kumwe n'uyu Rami, umugore uzwi cyane mu isi ya fashion ndetse n'ubugeni. Ayo mafoto yasakurira impaka ariko guhura kw'abantu nanone mu buhanzi si ikimenyetso cy'ibanga cyangwa se imbaraga z'umwijima. Ni ibintu bisanzwe mu isi y'ubuhanzi, inama, urugendo cyangwa se gukorana imishinga y'umwuga. Kuri ubu rero amafoto ari gucicikana nonaha kandi abantu benshi bari kuyakurikirana mu buryo bukomeye cyane. Ariko icyo twagombye kwibandaho ni ukumenya ko guhura kw'abantu bazwi cyane cyane mu buhanzi n'imyidagaduro ari ibintu bisanzwe kandi nanone bihuha ku mbuga nkoranyambaga ntibiba bigomba gufatwa nk'ukuri. Kubera yuko ngo n'uyu mudamu nubwo bavuga yuko aba muri Ereminati babivugira ibikorwa byo bisa n'ibiteye ubwoba ndetse bisa n'ibihamagara imyuka mibi. Gusa ariko ntajyanye ibyemeza yuko rwose akorana n'amashitani. Rero kugeza ubu ngubu benshi bamaje kwemera ko Roke Kimomo yinjiye muri Ereminati ariko rwose nta gihamya. Kuba rero bari kumwe muri Amerika ntibyabivuze ko baba bagiye gupanga iby'ibanga. Rami akomeza kuba isura ikomeye cyane mu isi ya fashion ndetse n'ubugeni, si inkuru zibanga ahubwo n'ubuhanzi n'uburyo ahanga ibintu bye bishya. Roke Kimomo nawe ni umuhanzi wubatse izina mu Rwanda. Rami nawe akamunyamideli n'umunyabugeni uzwi ku isi yose kandi guhura kwabo mu mafoto ni igikorwa cy'ubuhanzi si ikimenyetso cy'ibanga rwose. Ibyo byombi bisigara ari ukuri abantu bakwiye kumenya mbere yo kwemera ibintu rwose by'akanya gato byihuta ku mbuga nkoranyambaga. Ngaye Gukorera nkurikije amakuru ngiye nafashe ko nguko niko ibintu ngiye mbibona, we nimba ufite uko bibona nta kazi kawe. Gusa niko kuri indi video uza kuza kubona ivuga yuko Roke yagiye muri Ereminati umenye ko rwose ari video y'ibihuha barimo kukubeshya. Ngaye Gukorera ibya Roke Kimomo. Nkura subscribe nimba urugamije murigize kuri chaîne ngine cyari Obi na ngiri Obi Time News. Obi Time News.